Mu gihe bamwe mu banyarwanda baba hanze by'umwihariko abarwanya ubutegetsi buriho baba bafite imyumvire ko u Rwanda ari igihugu gikennye, imibare igaragaza ko ibi bihwanye n'ukuri. Ese koko abaturarwanda babayeho mu bukene bukabije? None se hari igihugu kibamo abantu bose bakize ku buryo utahabona abakennye? Reka tuganire. Burya mbere yo kwerekana ko hariho kubura ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ndetse no kubona ubukene mu gihugu cyawe, byaba byiza kuba ubifiteho amakuru ahagije. Na cyane ko niba uri umwe mu bamaze imyaka 27 cyangwa irenga batari mu gihugu, inama nakugira zishobora kwinjira mu gutwi kumwe zigasohokera mu kundi. Kugira ngo wumve impamvu abantu bamwe barimo n'abayobozi bakomeye ku isi baba bo n'abahashize batitaye ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ubwisanzure n'ubukene mu Rwanda, wakabanje kwivanamo propaganda zanduye wabwirijwe n'abantu nka Dr David Himbara n'abandi. Niba ibi binyuranye ari ukuri, ushobora kuba waranunikaye cyane ku buryo utamenya impamvu zituma u Rwanda rwihuta mu kuba ahantu abashoramari bakomeye bo mu mahanga bajya kuhashora imari, ndetse buri wese aba yifuza kumenya no kuba mu gihugu cy'u Rwanda giherereye mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba nubwo kidakora ku nyanja. Umwe mu bantu nk'abo batabona ubwiza bw'u Rwanda utanarwifuriza ibyiza witwa Shyaka Emmy aherutse kwandikira umunyamakuru Kalisa George Sebwabo wa The Light Magazine binyuze ku rubuga rwa Facebook nyuma yo kubona ifoto yahagaze imbere ya Radisson Blu Hotel and Convention Center Kigali, ati ukunda u Rwanda sebo? Bivuze ati ukunda u Rwanda mugabo? Undi amusubiza ati hari umuntu ushobora kwanga ibyiza sha? Shyaka ati reka ibyiza uti ni ukuvuga ngo ni ibyiza hanze but in, ariko imbere uzabaze neza bazakubwira bavunyo mu rurimi rw'Ikiganda. Ibi bishatse kuvuga ngo barakennye cyane. George Sebwabo yarongera aramubwira ati none se ubushatse kuvuga ko hari igihugu kirimo abakire gusa? Wowe aho ubona ko bimeze? Mu mvugo igaragaramo agasuzuguro, Shyaka asubiza ati Rwanda ayashyizeho udutangaro twinshi. Urebye neza iyi nshuti y'uyu munyamakuru kuri Facebook yarenze ku burenganzira bwe bwo kwisanzura ndetse n'ubwisanzure bwe bwo kuvuga ibyo atekereza. Bituma nk'umunyamakuru ukorera i Kigali mu Rwanda, wanakoze mu bindi bitangazamakuru nka The New Vision, FA cyo muri Espagne, ndetse bakaba ari umwanditsi mukuru wa The Light Magazine, agira byinshi atekereza, arabyandika abinyuza mu kinyamakuru abereye umwanditsi mukuru icyo cya The Light Magazine. Yateruye avuga ko guhitamo guhunga igihugu cyawe ukajya mu kindi gihugu kiyobowe n'umunyagitugu umaze igihe, ariko ubukene bukagenda bwiyongera uko bwije n'uko bukeye, warangiza ukavuga amagambo nk'ayo yamwandikiye, bihwanye no kwerekana ku mugaragaro ubujiji cyangwa inzangano n'ishyari ku bantu babona ibintu byiza mu Rwanda ndetse bakanabyishimira. Yakomeje avuga ko imyaka myinshi ishize atuye anakorera mu gihugu witwa Shyaka atesha agaciro. Yakomeje avuga ko imyaka myinshi ishize atuye ndetse anakorera mu gihugu uwo witwa Shyaka atesha agaciro, adafite ibimenyetso bifatika, yirengagiza ko hari ubuhamya bwerekana impinduka za politiki, imibereho myiza y'ubukungu, ndetse yewe ibi bikaba bitandukanye n'ibyirwa bikwirakwizwa n'abuzuye urwango barimo n'abanyarwanda babayeho nabi iyo bahungiye. Avuga ko akenshi batabasubiza kuko bahugiye mu kwishimira no kuryoherwa n'ibyagezweho no gushora imari, kuko mu Rwanda hari umutekano usesuye kandi wizewe hose no ku mipaka, mu gihe bo bahugiye mu gukwirakwiza ibinyoma bavuga ko mu Rwanda nta burenganzira bwa muntu, nta bwisanzure bwo kuvuga no gutanga ibitekerezo, bagahembwa ubuhungiro, rimwe yewe bakajya bahabwa ka pizza ndetse na vino. Avuga ko akinjira kuri konti ye ya Facebook, amagambo ya mbere asomye yagiraga ati ni iki kiri mu bwenge bwawe? Amahumbezi n'umutuzo byo kuri Radisson Blu Hotel and Convention Center byahagaritse imihangayiko nyuma y'umunsi umuntu ahuze, byamuhaye igitekerezo cyo gushyira ifoto y'iyi hoteli y'inyenyeri 5 iri mu mujyi utoshye. Gusa ngo ntiyari azi ko icyari mu mutwe we cyateye uburakari inshuti ye ya Facebook ubiba mu buhungiro, yatwawe no gukwirakwiza ibinyoma ku Rwanda kugira ngo bahembwe n'abagizi ba nabi basize bahekuye u Rwanda, bakaba birirwa biruka hirya no hino aho bibumbiye umutwe wa RNC, leta y'u Rwanda isanga ari uw'iterabwoba, mu gihe wo wigira nk'ishyaka rya politiki ritavugwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu myaka 27 ishize bihishe mu bihugu bimwe na bimwe bihugu by'Uburayi, Canada na Amerika, ndetse yewe no mu minsi ishize byagaragaye ko hari bamwe mu bihishe mu bihugu by'abaturanyi, aho binashoboka ko uyu Shyaka bishingiye ku rurimi yakoresheje yohereza ubutumwa kuri Facebook, aho hari aho yagize ati bavunyo
bivuze ko abanyarwanda bafite ubukene bukabije cyane. Inshuti yanjye, ubaye utari umwe muri abo banzi b'u Rwanda, amagambo yawe agaragaza ko uri umwe mu bafana babo. Bakoze ibyaha byibasiye inyokomuntu, bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, bafata abagore ku ngufu, ubu birirwa biruka hirya no hino bahunga ubutabera. Hashize imyaka 27. Twabamenya dute? Ikizabakubwira bafite imyitwarire imwe, bababazwa n'iterambere ryihuse ry'u Rwanda, ntibishimira ubumwe n'ubwiyunge u Rwanda rwimakaje, bashishikajwe no kugoreka amateka no kwanduza isura nziza y'igihugu, bagerageza gushimisha abakora raporo ku burenganzira bwa muntu, batunzwe no kwandika raporo zishingiye ku bushakashatsi bw'ibinyoma bikwirakwizwa n'abasize bahekuye u Rwanda, ari nabyo bigaragara mu kiganiro cya Shyaka cya Facebook kigaragaza ishyari, inzanga no kwifuza guhungabanya u Rwanda. Bityo amagambo ye ameze nk'aho hari aho ahuriye n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nugira amahirwe yo kureba urutonde rw'ibyifuzo by'amasengesho y'abanyamahanga benshi, uzasanga umubare munini usaba Imana kubona ubwenegihugu bw'u Rwanda, dore ko abanyamahanga bashaka ubwenegihugu bw'u Rwanda buri munsi nk'aho ari itike yo kujya mu ijuru. Ikibazo ni uko abafite imyumvire nk'iya Shyaka badashaka kumenya impamvu bimeze gutyo, ndetse yewe n'igitera abo bose kuba bifuza ubwo bwenegihugu. Ariko igisubizo kiroroshye. Abantu aho ariho hose ku isi bifuza kugira ikirere cyiza, amahoro, umutekano, umutuzo hamwe no kugira icyizere cy'ejo hazaza. Yifashishije ubunararibonye nk'umunyamakuru George Kalisa Sebwabo yakoresheje raporo ya Banki y'Isi ku bijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda mu kwerekana ibinyoma bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'abantu nka Shyaka. Aho mbere y'icyorezo cya coronavirus u Rwanda rwazamukaga ku muvuduko mu bukungu, ndetse yewe iterambere ryazamukaga ku kigero kirenga 10% mu mwaka wa 2019, mu gihe mu myaka 10 ishize, kuvuga mu mwaka wa 2009 byari kuri 7.2%. Ese koko nibwo bukene bukabije? Ni mu gihe raporo ya Banki y'Isi ku Rwanda igaragaza ko mu mwaka wa 2015 igwingira ryagabanutse riva kuri 44% ryariho muri 2010 rigera kuri 38%. Ikindi navuga ni uko u Rwanda rwabaye urwa mbere mu kwitabira gahunda ya Human Capital Project and the Stunting Prevention and Reduction Project, runagaragaza ubushake bwa politiki guhera mu 2017, aho igwingira ryari kuri 33% mu 2020, biteganijwe ko rizaba riri kuri 19% mu 2024. Ndetse nk'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarushamibare mu Rwanda kibitangaza, bitewe n'ishoramari rikomeye mu Rwanda muri gahunda z'ubuzima, uburezi, ubuhinzi n'ibindi bintu by'ingenzi bigize ubukungu, icyizere cyo kubaho cyavuye ku myaka 63.4% muri 2010 kigera kuri 67.8% mu 2020. Ntabwo mvuga ibi ngo nshimishe ubuyobozi bw'u Rwanda, kandi ntabwo biri hafi no kubaho. Ariko nk'umukristo wifuza ijuru, wize ko kuvuga ibinyoma ari icyaha, nzahora mvuga ukuri kandi ntange nshima aho bikwiye. Noneho rero inshuti yanjye ya Facebook Shyaka, reka gukwirakwiza ibinyoma ku Rwanda cyangwa nzagukure mu nshuti zanjye zo kuri Facebook. Dore ukuri gusharira gutera abanzi b'u Rwanda ni uko igihugu gikomeje kuba imbere no kurushaho gutera imbere. Ningira amahirwe yo guhura no kugirana ikiganiro na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, urutonde rw'ibibazo byanjye ruzatangirwa no kubaza nti: Nyakubahwa, ese mwadusobanurira impamvu abantu by'umwihariko bahisemo guhunga igihugu bagira ishyari iyo bavuga ko byo mwagezeho, ndetse bakanabazwa n'uburyo abari mu gihugu twishimiye iterambere tugezeho? Icya kabiri nacyo cya nyuma, nzamubaza nti: ese birashoboka gushora imari no gukora ubukerarugendo mu misozi yijimye n'amashyamba yuzuyemo imibu, ndetse akaba urugo rw'inyeshyamba, ahagaragara imijyi yanduye irangwa na ruswa ishingiye ku nzego, impumuro mbi, imyuzure, ihungabana ry'umutekano n'imvururu zikaze, ibisasu biterwa mu baturage ndetse n'ibyuka biryana mu maso? Urakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.